ubukwe bwawe babwange ntibabwange njyewe nzabukora. nkamubwira inkuru zose zanga, nkamubwira ibibaho, nkamubwira umva ntajye nyine ndamukubwira, mubwira ukuntu inshuti yanjye, mubwira ubuzima tubayemo, mbese yaje nyine akuzi neza. Mumeze mute inshuti mwebwe muri hirya no hino, mwebwe mukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, mbanje kubasuhuza. Uyu munsi tugiye kuganira kuri filime yavugishije benshi, kuri filime y'Inyarwanda iri gusaza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ngo ibyahishwe birahishuwe niko babivuze. Njyewe bagizeho ikiganiro banyitira Dukunda Keve, ikaze iyi ni inzira y'umusaraba. Aho twari tumaze iminsi tubona Rugema yaranze ko abana bakora ubukwe, Mama Kanyana yaje nta mikino, Mama Kanyana yaje ari uwo kwishimirwa gusa. Abafana njye mbona bamukomantinga avuga ati niho umubyeyi, abandi barabeshya, dore ko ubukwe bwa Iribagiza na Cyusa banze kububa, mugiye kuba ku mugaragaro. Nawe babwiye ngo ubundi nzajya mbagezaho ibiganiro by'ubwenge, wowe kandi subscribe ntacyo uzamburana. Ni ibintu byagiye bitungura abantu benshi, bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Nagiye mbona komanteri zigiye zitandukanye ziri kuvuga kuri uyu mwana w'umukobwa, bavuga ati humura, igihe waririye nicyo gihe cyo guhozwa. Narababwiye ati iyo urugamba rukomeye ruba rugiye no kurangira. Niko ko uyu mukobwa yarize kenshi gashoboka, bamubabaje kenshi, bamushyingirana, bumwe bamutana mu bwiherero, ariko nicyo gihe ngo Imana imusubize ibyo bari baramwatse. Umugabo we Cyusa byongeye gutangazwa yuko ubukwe bugiye kuba ku mugaragaro, kandi n'urujijo rwari ruhari ko Cyusa yarashimutse Iribagiza rwakuweho umugaragaro. Ubu Cyusa ameze neza. Nabwiye ati ubu ngubu ngiye kujya mbagiza ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye. Nshimira mwe mwakande subscribe, nawe utarikanda ugeze kuri channel vuba wakande subscribe, ukajya ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nabwiye ko nzaza nitwaje inkota mbaga nikomereza, ndi wa muhungu rutikanga, umwe bavuga ntibavuguruzwe, umwe uvuga amagambo ntibayavuguruze. Inkuru yatangaje abantu benshi, naho Iribagiza ari kuganira na Makanyana akamubwira ati byanga byakunda, byanga byanakemera, ubukwe bwawe nzabukoresha kandi ku mugaragaro. Igihe baguhereye bagutoteza, ariko urabizi nubwo nabaga muri urugo nari mfite umuntu w'amakuru yose. Naje nkuzi, naje nzi ubuzima ubayemo, naje nje kuguhoza ayo marira mukobwa wanjye. Ntabwo nzemera ko ubukwe bwawe bupfa hejuru ya Rugema na Mukanambara na Fabiola. Ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi, bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nababwiye ati ubundi Makanyana yaje guhindura situwasiyo y'aha hantu, yaje kubihindura. Kanyana nawe yishimye n'ibyishimo byinshi kumva ko Iribagiza agiye gukoresha ubukwe, dore ko bahise banapanga kujya kugura imyitero yo kuzambara mu bukwe bwa Iribagiza. Ntabwiye ati ubundi mwe ntacyo muzamburana. Nagiye mbona komanteri ziza zivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nagiye mbona abantu bagenda babigarukaho. Nabonye Mukanambara yababaye cyane, mbona Rugema nawe yababaye, ariko akavuga ngo Rugema yazanye tite avuga ati ese ni gute ngewe baza bakampindura ikigoryi? Ni gute uyu mugore atangiye kuzana situwasiyo nk'iyi ngiyi, atangiye kunyinjira mu rugo? Ariko Rugema ntacyo yavuga, dore ko ari n'umugore we, nta kintu yarenzaho. Ariko turi kwibaza ngo ese ko Rugema yabwiye musaza wa Iribagiza ko Iribagiza yapfuye, igihe musaza we Iribagiza azamenya ko Iribagiza akiri muzima, bizagenda bite? We na Rugema ntibizacana uwaka. Icya kabiri, nibamenya ko Rugema ari we wishe ababyeyi be, bizagenda bite? Mwabantu, ibi bintu biteye ubwoba kandi biteye n'agahinda. Kuba ufata nk'umubyeyi wawe yaratinyutse akaza akakwicira umuryango,
kugeza na n'ubu akaba akigutoteza. Ariko nagiye mbona komantera ari nyinshi, abantu bagenda babigarukaho bavuga ati Iribagiza igihe wahereye urira, ubu nicyo gihe ngo nawe utuze ujye hamwe, kuko ibyawe byose byagiye ku murongo. Mama Kanyana yaje aje, Mama Kanyana yaje aje. Narababwiye ati ubundi ntacyo muzamburana, mwe mwakane subscribe sinzigera mbatenguha n'umunsi n'umwe, nzajya mbahereza ukuri, mbabwize ukuri, uzanyanga azanyange, uzankunda azankunde. Icya mbere ni ukubaha ukuri kugiye gutandukanye n'ibyo abandi bavuga, njye nkabahereza ukuri uko byagenze n'uko bimeze. Mujye muva kuri w'abasikamu. Mbibutsa ko mwebwe muba mushaka kwamamaza, mushaka kugeza ibikorwa byanyu kure, mwatwandikira kuri nimero mureba kuri screen zanyu, ubundi mukarushaho kuryoherwa n'ibikorwa byanyu biriko birunguka. Ariko reka tugaruke kuri iyi nkuru y'umukobwa Iribagiza we na Kanyana. Bishimye cyane, ibyishimo birabarenga buri ukuntu bikontorora. Kanyana we yumvishe ahubwo yanarara yambaye imikenyero, kuko yumvaga ari ibintu byiza kubona ko Iribagiza yagwaniririye kuva kera agiye gukoresha ubukwe. Kanyana yatinyutse aravuga ati erega Iribagiza sinari bwemere kujya gushaka nkusize, sinari bwemere kujya gushaka nkusize, urabizi ko nkukunda cyane, uri murumuna wanjye, ntago ntagenda nkusize nubwo ari njye mukuru, nemeye kugutegereza mpaka nawe ugiye gushaka. Njyewe iyo utabana na Cyusa ntabwo njye nari bubyemere, ngo ntabwo nari bubyemere. Cyusa niwe mugabo mwiza nabonye ukunda, yaba ari uwundi arebye n'ukuntu Rugema yamwangaga ntiyakabaye muba muri kumwe, yakabaye yaranabivuyemo yarigendeye. Ni inkuru yatangaje abantu benshi, ivugisha abantu benshi, ariko Iribagiza yikanze. Ati yikanze iki? Yikanze ko kumva ko Mama Kanyana ajye kumushyira ibye ku murongo, akamukorera ubukwe bwiza kandi bumeze neza. Yaravuze ati yumvishe amagambo Mama Kanyana avuga ngo icyanzanye, icyanyweye hanze nkaza hano muri uru rugo ni ukubera ko numvaga ibigenda bikubaho, numvaga ko bangaga kushakana na Cyusa. Ariko Iribagiza, shyira umutima hamwe, nicyo gihe ngo usange uwo ukunda kandi uzakwitaho ubuziraherezo. Igihe bahereye bagutoteza, njyewe ntabwo nzabyemera paka ukoresheje ubukwe byanga byakunda. Ndagira ngo mbibutse ko ubu ngubu ubukwe burimo burategurwa bwa Cyusa na Iribagiza. Twasize bagiye kugura imikenyero y'ubukwe bwabo, abandi bagiye kugura ubutimba. Ndi kwibaza ngo ubukwe noneho nibuba bizaba bimeze bite? Rugema azaba yicaye he, cyangwa Mukanamba cyangwa Fabiola? Bizaba bimeze bite? Ni ibintu byagiye bitungura abantu benshi, bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nagiye mbona abantu bagenda babikoraho batera komantere bavuga ati Rugema, ibintu wari waraharaniye igihe cyose ko Cyusa atazabana na Iribagiza, nicyo gihe ngo bibe. Umwanzuro wari warafashe mubi, nicyo gihe wongera usubirwemo, nicyo gihe ngo wongere usubirwemo, ushyire ku murongo ibyanze guhinduka. Nagiye mbona abantu bagenda babigarukaho. Anyway, mbabwira ngo mwe mutarakanda subscribe kandi nimba ufite imbuga nkoranyambaga zawe ushaka ko tuzamamaza zikagera kure, nawe ugatangira guhembwa n'urubuga rwa YouTube, waduhamagara kuri nimero yacu ureba kuri stati yawe, kuri stati yanjye urabisanga nabishyize no muri comment. Ushaka kwamamaza wahamagara izo nomero usanga munsi ya video, ubundi ukarushaho gushyira ibikorwa byawe kure. Kandi nawe utarakanda subscribe, wakanda subscribe ukajya ubona ibyegeranyo byacu bya buri munsi bigiye bigezweho. Nabwiye ngo ntacyo muzamburana kire ku munsi napfuye, mujye mwibuka ko nta mwami utanga ikamba gihumeka. Njyewe naje gukaba, naturutse iwacu ntaje kubabeshya, ahubwo naje kubabwiza ukuri kugira mu nyizere, kandi nanjye nizere ibyiza mu nkorera munkandira subscribe. Support yanjye ni subscribe. Reka mbibutse ko njye yarira dukunda Keve, mbabwira ati mugire ibihe byiza kandi ndabakunda cyane. Bye bye.